amakuru ambwira ko uyu musore Yampano tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu reka mena umuceri ngo yaragiye ahantu muri sauna ari kumwe n'umudamu we mu modoka. Arangije umudamu wa Yampano hari ibyo batumvikanye bigire ntabwo bindi burumva abantu bari kumpa amakuru yo umumotari uruva umumotari umpa amakuru agenda anusura ngo hari ukuntu batumvikanye bagize intonganya aramubwira ngo toka kwa gari amuvana mu modoka. Arangije kumuvana mu modoka uyu musore ikintu yakoze Jesus biteye ubwoba. Ikintu uyu musore yakoze nicyo giteye ubwoba. Umwana w'umukobwa avuye mu modoka yurira moto ngo asubire mu rugo. Uzi byabaye? Yampano yaksereye imodoka aragenda yurira umumotari aramugonga. Dore ahangaha ibi ni ibikomero byavuye muri iyo mpanuka. Yaramugonza araburira reba hano mwitegereze. Afata umugore we uko yakamuvanye imodoka aramugonga ariko arabusha ntibapfa barashwanyagurika. Remishoyu arangije so no kuvuga ku makuru ndi gufata ibi bikomere muri kureba ibi ni ibikomere byo muri yo accident akimara kumugonga. Murabibona? Noneho tukavuga ati niba Yampano turi kumureba akoresha dore urebe iyi video ngo uyu Yampano dore kirari gikafashe mu ntoki Yampano ntamiyaga. So amakuru mfite nuko Yampano ngo yaje akimara mutapinga screen. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine muzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona na video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07793417 ubundi nziguhereze tu. Ubundi kandi subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp ukabisundi ngutemo. Tutapinga screen. Yampano yakoze yatwaye umugore ngo baramujyana amutwara kwa muganga afite umugore musaba imbabazi. Arangije ngo ahita agenda ahita amufungirana mu rugo amuvanaho telefone aramushifungirana. That's it. Ndabizi. Mirasubizi namwe murafatanya cyangwa mwabicecetse murafatanya cyaha. Murabafatanya cyaha namwe. Yego. So vava chakira bazamuke. So amakuru mfite rero Yampano ubu amakuru ariho nuko ngo yahise ahungira Rubavu. Ajya Rubavu ariko agiye Rubavu ribira mubwira ati uko ugomba turagushaka. Urimo kumva? So yagarutse rero akimara kugera mu mujyi wa Kigali no bejo nundi munsi urimo kunyumva? Do not never ever cyangwa ngo tumure ngo marura ayo magifta yaguhere hanze. Ngiye niyo aya masaha ibyo bari kugeza ntabwo ushobora guca umuntu mu ijambo. Thank you. Ibingibi nibyo bituma rero dore ikintu cyagituma zinuko iyo ngeze mu nkuru zanjye nkizi nayo magifite yanyu arakagenda uko. Iyo ndi guturagurika gutya ndi kuvuga inkuru sibaye bashimire hasi muri commentaire pe. Yampano yageze i Kigali urwego rw'ubugenzacyaha ribu ruhita rumufata rumugeza hehe ubu baramufite. Ariko ntabwo urwego ubugenzacyaha bahamagara umuntu bagiye kumubaza. Amakuru mfite niba ariyo nuko ibimenyetso muri kimwe byose babitanzike. Yampano baramurekura ntibamurekura. Ntago bamurekura ntibanamurekure. Ngende gatoya rero umukobwa yabonetse reka mukuzamure tena naza afite ngo hayi tusomye gutyo gusa avuge hayi gusa ni ise kutufashiki
ariko nta nabwo ari na ngombwa tureke kumushyiraho kuri pressure. Tugende gatoya rero. Ya mpano nkunda ibihangano bye, ngiye ntabwo bakora n'umvisha indirimbo ya mpano ndamukunda, ariko ibikorwa arimo ntabwo biri gukorera gufata, nta na gato biri kumena amatwi, biri kurya mu mutwe, ntabwo ibintu bikwiye, sibyo? Ntabwo umuntu yakora ibintu by'urugomo nk'ibi, wakore ibintu biri bizarre nk'ibi ngibi. Hari abantu bafunzwe bamuzira n'izina ry'Imana. Nkimara kurebera video yo kwabamurika navuze ko ya mpano birebera wabyisakarije, none ko yashinjaga Pazo aya masaha ko ari we nshuti ye, siyo bari kumwe, ntabwo ari bavanye Rubavu. Ubu K John ubu turi kuvugana n'izina ry'Imana mugiye gutuma avuga bino bintu mbabaye. Bro, navuganye na K John mu gitondo araturika ararira, aravuga ati amagambo K John yambwiye. K John arambwira ati koko ntabwo ndi mageragere, ariko nangwa n'abari mageragere, ngewe mfunzwe kurusha abantu bari mageragere. Sindyama, ntacyo nkora, amatungo yanjye naragurishije kugira ngo nzabone ikintu ngane bamanura amageragere, ariko ndarengana. Umuntu arenge kuri ibyo, abantu babuza amahoro. Turi kumwe, abantu barahana amahoro bafite. Umuntu aravuga ati K John yambwiye ati ubu niteguye koko kabiri nzamanuka amageragere, nkajya kuryozwa ibintu ntigeze nkora, ntabwo mfite icyo gukora, ubuzima bwanjye bwarahagaze, mfunzwe nangwa n'abari mageragere bari kubara iminsi. Nge ndahangana ndabunza imitima, nitwa ngo ndi hanze, ndi kubunza imitima, nzahunga igihugu cy'u Rwanda nkunda kubera ibintu nakoze, sinabishobora. Ngiye kujya amageragere, simfite ikintu. Godfather mfunzwe kurusha n'abari mageragere. Ubu ni K John, ubu ni K John. Abantu 2,000 muri aha ngaha, niba kugeza amasaha umuntu nka K John ashobora kugeza kanze gato, ya mpano biriya bintu byo gusakaza ubwambure bwe niwe wabikoze, niwe wabyikoreye ku giti cye, agomba kubiryozwa. Uyu mwana w'umukobwa bwabwo ubutabera. So ibyo ngibyo tubiveho, naberetse biriya byabaye. Umuntu udashobora gutekereza ngo, ariko nkavuga nti ya mpano ashobora kuba arwaye. Ribu ko mufite abantu baganiriza abantu, ko mwatubwiye ko mwagiye muganiriza na ba Jihad, mufate ya mpano mu muganirize, bashaka ya mpano bamuganirize. It's disgusting. Mugende murebe, dore none se muzavuga ngo ntitwavuze. Niba ashobora gushwanyaguza umugore w'isura gutya, sisura kona yerekana, iko yerekanya amaboko cya gihe nayo nabonye. turi kujyana. Pastor fata ijambo. Yes. Icyo nashaka kuvuga n'abantu bari aha ngaha cyangwa se abamama muri aha ngaha mwese, murashigikiye ko uyu mugabo akomeza gukubita abagore cyangwa se ibintu bimeze gutya? Reka mbabwire, n'ijambo ry'Imana ntabwo ribitwemerera. Na Bibiliya tubwira ati abadamu ni abantu bakeneye gukundwa, kubahwa, n'indabo zo kubahwa. Uyu mwana w'umukobwa wagiye agashirwa hanze, ubwambure bwe bagashira ahantu hose, nukuri akina no kurushwaho. Nyuma y'ibyo ngibyo agakubitwa. Ba mama muri aha ngaha, n'abagabo muri aha ngaha, ntabwo mukene gukora kwa women no touch, women no touch. Ntago uyu mugabo yari akeneye gukubita uyu mukobwa akamukomeretsa kugeza igihe amukuraho icyo kintu. Sylvie reba ibintu nkwereje kuri WhatsApp yawe. Oswakim reba ibintu nkwereje kuri WhatsApp, abantu muri kuri Twitter, kuri X, kuri Space. Komeza. Ntago byemerewe ko umuntu afata undi muntu akamugira slave yiwe, akamukubitwa bikora, bamwe bakanafungwa bitewe n'amadega yiwe. Numva ko for that
hagomba kugaragara uyu mutipe agomba kugaragazwa, nta muntu uri hejuru y'amategeko, nta n'uzaba hejuru y'amategeko, akenewe kuko njyewe yaraje yabaga no muri groupe nasengeraga, yari umwana nsengera, ariko mbabwiye uko byari bimeze, uyu mudamu akeneye ubutabera. Abantu barimo kunyumva kuri Twitter n'abantu barimo kunyumva ahangaha, mu by'ukuri niba koko turizera Imana cyangwa se turi abantu b'imfura, ntabwo umugore muri iki gihe akeneye gukubitwa. Hoya, ibyo God uri kuvuga Imana iguha umugisha, byangezeho nanjye ndavuga, ariko nuko nguko bigomba kumera. Murakoze. Abantu bari kumbaza ngo mbe n'aba gospel, no, ya mpano ntabwo muzi. Uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi kazi, ndi kuririmba neza. Umuntu ngera ibi bintu narabihanuye, kamaze mbwira abantu ya mpano bamumenye. Uzi gukundwa, urumva ntabwo mumuzi. Ya mpano ureshya ni impyiko y'ihene, ntabwo mumuzi. Niwe uvuga ngo uzi gukundwa, cyangwa ngo ndi kwikubita ayiga mama ndi kwibabaza, nayo ntayo muzi. Niwe ya mpano aririmba neza, njye ndirimba nkunda. Niwe ya mpano, ntabwo ari umugospel, urukumva. N'umwana w'Imana. Kumvikana ikintu kimwe kiriho ni iki, ngiyewe ntekereza ko ntabwo ngiye nabwira Vava ngo azamuke nonaha, ntekereza ko mbembe bisaba kugira ngo umuntu amanza amuvugishe, mumpe nimero ya Vava nze kumuhamagara, mumpe nimero ya Vava pastor nze guhamagara Vava niwe mugore wa Yampano, niko yitwa Vava. Mpereza nimero y'umugore wa Yampano, babaro yinyoherereze nze kumuvugisha. Mvugana nawe, navuganye nawe rimwe kuri telefone ya Yampano, ndi kubihanganisha igihe bashaka ubwambure bw'abanzi. Nka nimero ye ndashaka kuvugisha umwana w'umukobwa nze kumusaba niba bikunda. Urimo kumva? So gahunda iteye cyane cyane ndi kubabwira ni iki ngiki. Urumva? Ntabwo ngiye mu bintu, ntabwo nabona ibintu nk'ibi